guys banyarwandakazi, ko mwirirwa mwumvira ngo nanga igihugu ndacyanga kuko umuntu aba avuga ibitagenda neza. Nanga igihugu ahubwo nimwe mucyanga, mwe muracyanga cyane. Numvishije mu makuru bariho baravuga ko hari abakrimineri bagiye kuza mu Rwanda. Muri umva Amerika yikuyeho abantu bayo bayinaniye, abicanyi ruharwa babohereze muri urwo Rwanda rwacu. Noneho mwebwe abanyarwanda mwabyemeje ko abo bicanyi baza guturaho. Ubwo se mwe mwabyemeje n'uwo Kagame wanyu, nimwe mukunda urwo Rwanda, ubwo murarukunda. N'ubundi abanyarwanda musanzwe mufite imitwe ikomeye y'ubwicanyi, noneho mukubisemo abandi bicanyi baruharwa, ariko ubwo murarukunda. Yesu we, cyakoze noneho byo numvishije biteye ubwoba. Ubwo ni ukurukunda? Mbabwiza ukuri, ahubwo mwe mwivugisha ko mukunda u Rwanda kuturenza. Murashaka ahubwo u Rwanda kurushyira mu bibazo gusa. Abantu bibyihebe muri Amerika bagiye kubohereza muri urwo Rwanda. Nzaba ndeba. Cyakoze abasenga musenge mukuri no mu mwuka, musengera u Rwanda. U Rwanda rugiye kuba Sodoma na Gomora. Ndababwiza ukuri, ibizababaho ni nk'iby'Isodoma na Gomora. Mukomeze murakaza Imana. Ibintu byose muremerewe abanyarwanda, ibiki noneho muzanye n'abakrimineri bananiranye, ibyihebe bije kuba mu Rwanda. Cyakoze numiwe koko. Sawa rero, sawa, mujye mukomeza mudutuke tubabwiza ukuri. Sawa, noneho mushyiremwe abakrimineri turebe. Sawa, mugire ibihe byiza.